Reka ngusuhuze nguhe ikaze kandi ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, share, comment na like kuri Bigerezo TV. Ngize ni umugisha w'Imana nubane nawe kandi amahoro y'Imana nabe kuri wowe. Nshuti muvandimwe udukunda, udukurikira, udusengera, ukikorera umutwaro wacu kuko ibi bintu dukora ntabwo bizoroha. Rimwe na rimwe hari igihe banadutera amabuye, ugakora nk'ikiganiro ugasanga umuntu yanditse commentaire siva ngo ibintu wagombaga kubivuga, bikadusaba kwihangana. Hari n'abatukana kuri iyi mihanda, tubyita imihanda muri rusange, kuko abenshi murabizi ko YouTube ibaho ibintu byinshi bitandukanye. Ariko jye nabwiye abantu ravuga ngo jewe sinzajya mu nkuru za politike, sinzajya mu bintu by'amakomedi, nzivugira Bibiliya. Ningira umugisha nkabona abatanga ubuhamya nabo mbazane kugira ngo bungure itorero ry'Imana, bagire uburyo ubuhamya burafasha. Nacyo cyatumye mu Kristo na Byiringiro bagera mu rurembo Siyoni. Byatewe nuko bagendaga bahana ubuhamya baganira, umwe avuga ati nahagurutse gutya. Uriya mu Kristo ngo ajya guhaguruka mu rurembo cyangwa mu mudugudu w'irimbukiro, yagize ikiroto cyangwa inzozi ngo arota abona agiye kuzarimbuka. Afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo, aganiriza umugore we, aramubwira ati uyu mudugudu tutuyemo uzarimbuka, abibwira n'abana be. Ariko kuko ab'iki gihe, Bibiliya ivuga ngo ab'iki gihe bakunze inyigisho z'ibinyoma zijyanye n'irari ryabo, inyigisho nzima ntibazikeneye. Umugore wa Kristo ngo aramubwira ngo ibyo ni ubusazi, bimeze nk'ubusazi, you are crazy. Yavuga ngo ibyo uri umusazi, ntabwo ushobora kunyumvisa buryo ki tugiye kuzarimbuka. Hanyuma aramubwira ati jewe ndaremerewe kandi ibintu nabonye nzashya. Kubera iyo mpamvu ufashe icyemezo. Mu Kristo ngo akora ikintu cyiza, ava mu rugo rwe, ariko yari amaze kuburira umuryango we ntiwabyitaho. Afata icyemezo kivuga ngo reka mve mu byaha. Yahagurutse, aleluya, yahagurutse mu rugo rwe, atitaye ko asize umwana n'umugore, atitaye abavandimwe. Mbibutse ko ubugingo bwanyu ari ikinege. Yewe muntu udashaka gukizwa, reka nkwibutse ko ubugingo bwawe ni ikinege. Nta muntu uzajyana n'undi mu ijuru. Ntabwo umugore wawe muzajyana mu ijuru, ntabwo umwana wawe muzajyana mu ijuru, ntabwo umugabo wawe muzajyana mu ijuru. Kubera iki? Buri muntu wese azagenda ukwe. Ni nayo mpamvu umuntu mushobora kubana akijijwe udakijijwe, hanyuma ukabona rimwe na rimwe aranakugora kuko arashaka kujya muri bya byaha bye. Iyo tubana n'abantu badakijijwe, narababwiye ngo utindanye nawe ubawe, rimwe na rimwe hari igihe babaca intege. Narivuze ngo ubuzima bwanyu, ubugingo bwanyu ni ikinege. Nta wundi muntu ugomba kuza kubukurindira, ugomba kuza kubukorera. Ndabizi neza iyo umuntu yabaye cyaremwe gishya muri Kristo Yesu, iyo amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, babaye cyaremwe gishya. Nibyo ndabyemera, ariko ibyo ntibihagije, kuko inyigisho ziri ubu, inyigisho ngo zitwa iz'ubuntu, bagenda bigisha babwira abantu ko Yesu yabirangirije igorogota. Yesu yakoze ibintu bikomeye. Ageze ku musaraba, harimo ikintu Yesu yakoze gikomeye. Yafashe itorero ryose aryishyiraho. Buriya nibutse abantu ko gupfa kwa Yesu, ntabwo Yesu yapfuye wenyine, oya, Yesu yapfanye natwe. Niyo mpamvu umugabo wita Pawulo yaravuze ngo ntabwo ari jyewe uriho, jyewe Pawulo narapfuye. Nabwiye abantu baho Theoneste, nanjye narapfuye byararangiye. Tewe nubwo mundeba gutya, jye narapfuye byararangiye. Napfuye kuki? Napfuye ku byaha, napfuye ku ngeso. Pawulo rero aravuga ngo jyewe ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jyewe. Mu yandi magambo, Yesu ari ku musaraba amaze gutanga, ntabwo Yesu yapfuye wenyine, yapfanye n'itorero. Kandi Yesu azuka, ntabwo Yesu yazutse wenyine, yazukanye n'itorero. Ngo akora ikintu cyiza, arariterura, ngo aryicazanya na Kristo, aryicazanya n'Imana mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, aha turi ntabwo ariho hacu, ni uko igihe cyo kwishurwa kwacu kitarerekanwa, ariko itorero ry'Imana ryicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka. Ibi byumvikane ko twebwe muri iyi si duhari nk'abagenzi, duhari donke
turi nk'abapromateri turi gusopromera, turi gutembera, ni akanya gatoya abera b'Imana tukajya kugaragara, doke tukaba Imana niza gutwara abera, doke tuzajyana na Kristo. Hanyuma mvuze iki? Narivuze ngo Yesu amaze kuzuka mu buryo bw'umwuka, nicyo mvuze. Twebwe twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'isi turacyakorera mu isi. Doke ntabwo imibiri yacu irava mu isi, ahubwo Kristo naramuka agarutse gutwara itorero, haleluya, yaguze amaraso yacunguye, nguko azasa niko tuzaza. Pawulo avuga amagambo akomeye yandikira Abaefeso igice cyaho cya 2 umurongo wa 2, yaravuze ngo namwe yarabazuye. Byumvikana ko Yesu azuka ntiyazutse wenyine, twese twazukanye na Kristo, twapfanye na Kristo, tuzukana na Kristo. Ni no mpamvu twebwe mu ba Pentecote cyangwa se abantu babatiza mu mazi menshi, hari icyo tuvuga iyo turi kubatiza, haleluya, hari amagambo tuvuga iyo tubatiza. Pasiteri aravuga ngo kubw'ubuhamya bwa mwene data, Yesu ashimwe, njyewe Reverend Honeste, kubw'ubuhamya bwa mwene data ndakubatiza mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, cyangwa se mu yandi magambo n'Umwuka Wera. Hanyuma uyu muntu ugiye kubatizwa, ikimenyetso kigaragaza ko abatijwe ngo ni ugupfana kwa kundi tubafata tukabibika. Abapfanye na Kristo twabakura mu mazi, bikavuga ko abazukanye na Kristo. Haleluya. Mwifurije rero nawe gupfa, pfa ku ngeso, pfa ku byaha, hanyuma kandi ukimara gupfa uzukane na Kristo. Biravuga ngo yewe usinziriwe, kanguka Kristo abone uko akumurikira. Nari mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi Mwuka Wera ndabizi aramfasha. Twagiye rero tuganira ijambo ry'Imana, ariko ngusabe wowe utarakora subscribe, share, comment na like ku kiganiro na kimwe wabonye kuri Bigerezo TV, nkundira uyu munsi ubikore. Muraza kumbabarira ijwi si ryiza kubw'impamvu z'uko maze igihe ndwaye. Amen. Mwuka Wera adufashe kandi Imana idutabare. Ndagira ngo rero ndagira ngo aka kanya tugasengeremo, tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Icyubahiro ni icy'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Mwami Yesu, ndaguhendahenze ngo yohereze Umwuka Wera azabane nanjye. Ubwo intege nke z'umubiri zihari, ariko iz'Umwuka Wera zibe nyinshi. Ndahamagara ijuru rize ringote, ndahamagara ijuru rize ribane n'abera bawe. Hari uri muri Amerika, hari uri mu Burayi, hari uri muri Australia, hari uri muri Oceania, hari uri muri Afurika. By'umwihariko Abanyarwanda banyumva umunsi ku munsi, buri muntu wese mu ruhande rwe, ndakwinginze ngo umugenderere. Mwuka Wera w'Imana akora ibintu bikomeye kandi ahindura imitima y'abera. Urakoze ko icyo washatse ko kiba ari cyo kiba, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma dusome Bibiliya. Bibiliya ivuze iki? Rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 15. Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 15 haranditse ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Haleluya. Ahubwo mugende nk'abanyabwenge. 16 mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, mucunguze uburyo umwete. Papa, mama, girlfriend na sister wanjye, Bibiliya ivuze ngo nimucunguze uburyo umwete, mukizwe, mwirinde, mube maso, musenge. Torero ry'Imana, mucunguze uburyo umwete, kuko nubwo bimeze bitya nta gihe dufite, iminsi ni mibi.
twongeraho n'aya magambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 20 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko haleluya nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. Mana nitabara itorero. Haleluya. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega azaza akaryinjiramo. Hanyuma dusoreze aya magambo y'Imana, tuyasoreze rwandiko Pawulo yandikiye rwa kabiri Pawulo yandikiye Abagalatiya, rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 15. Ariko rero nimushikurana mugacocomerana, mwirinde mutamarana. Mwirinde ijambo mwuka yazanye rwose namukunze. Nuko nimushikurana mu itorero hakabamo impaka n'ibindi, nyabuneka muramenye mutamarana. Nimucocomerana nabyo Bibiliya iravuze ngo nuko mwirinde nimushikurana muramenye, nimunacocomerana mwirinde mutamarana. Tugiye kuganira akantu kamwe gusa numva mwuka wera yashyize ku mutima, kavuga ngo irinde ntibizabura kuba. Tunga kwirinda kuko bitazabura kuba, ahubwo n'akataraza kazaza. Wowe icyo usabwa, birashoboka ko uri n'umushumba w'itorero, uri revera, uri umuririmbyi, uyoboye itorero ry'Imana, uri mwarimu, uri diyakoni, umusore, uwo uri we wese, umurimo Imana yaguhamagayemo, reka nkubwire ko bitazabura kubaho, ahubwo icyo usabwa ari kimwe gusa, kurinda ubugingo bwawe. Ntibizabura kuba. Dusomye amagambo akomeye Pawulo yandikira itorero rya Efeso, arigira inama. Aravuze ngo mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, bareba ko nta gihe dusigaranye, mumenye ko igihe cyacu ntacyo. Pawulo arababwira ngo ikintu mbasabye, nimugende nk'abantu bazi ubwenge, bari kureba bakamenya aho iminsi igeze. Mwirinde uko mugenda, bashumba, abakozi b'Imana, baririmbyi, bavuga ubutumwa bagenzi banjye, emwe namwe barepresenta batandukanye Imana yagiye iha umukumbi wo kuyobora. Icyo Bibiliya iravuze ngo nimwirinde muri iki gihe cy'imperuka. Mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Bibiliya iravuze ngo kandi mumenye iki, ndafashijwe Theoneste, mucunguze uburyo umwete, mukizwa cyane, mwirinde cyane, kuko iminsi yo ni mibi, ntibizabura kubaho. Rero ibi mubona abantu bari kugenda bigura intege, ibi mubona abantu basubiye mu byaha,
ibi mubona abantu bari gusambana barahoze ari abarokore, ibi mubona abantu bari kunywa inzoga barahoze ari abakirisitu, ibi ntabwo byabura kubaho, ahubwo n'akataraza kazaza, kubera yuko ibi bimeze nko kurabukwa k'umugore iyo atwite yenda kubyara. Iyo umugore yenda kubyara ibise biramufata. Ibi rero muri kubona hirya no hino, ndetse by'umwihariko reka nze kwivugira mu itorero ryacu gatoya ryacu rya ADEPR, hari ibintu biri kuvugwa cyane. Hariho n'inkuru zikomeye nabonye uyu munsi zitangaje kuri social media. Hari inkuru zitangaje ziteye n'ubwoba ku buryo ushobora kubyumva ukibaza byagenze gute. Ibintu byose numva kuri social media ntacyo nabikomantingaho, ariko shyira mu bwenge bwanjye nkahita nibaza ibintu byinshi. Ese ibi byatewe n'iki Mana? Hari ikinyamakuru kimwe cyangwa bibiri narebyeho biri gutangaza yuko cyangwa se byavuze yuko gusengera abashumba bashya byasubiwemo, kandi ejo bundi abantu bamaze kwitegura, bitegura yuko bagiye kubasengeramo kuwa 12. Nkimara kubona ko byasubiwemo byanteye gutekereza cyane, ariko kuko Pawulo avuze ngo mwirinde, yewe nta kintu navuga ku itorero cyangwa se kuza kuvuga kuri abo bantu bagiye gusengerwa, yaba abagore bazasengerwa, yaba abashumba bashyashya bagiye kuzasengerwa. Jewe Jona Juteriye ntacyo nakongeraho. Icyo ngomba kurebana nacyo ni ukureba ngo ubugingo bwanjye burera. Ese Honesite, ni iki wakora kugira ngo urinde kwera kw'Imana mu mutima wawe? Ese ufite uburenganzira bwo kujya ku mashusho media wirirwa uhanganye n'itorero? Cye ntabyo nakora, sinanabishobora, cyane ko ntashobora guhangana, ntabwo nabishobora. Ariko hanze aha usanga amashusho media menshi usanga rwose ADEPR yarabaye igicuruzwa. ADEPR yabaye igicuruzwa, babonye icyo bacuruza. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze ngo yemwe ntabwo amashusho media mwirinde. Ibyo mukora mubyirinde, ntimugakora ibintu wagira ngo nta bwenge mufite, ahubwo ibyo mukora mushyiramo ubwenge. Kandi ikindi mukimenye kidagitangaje, niyo washyira mu stade nagisubiramo, mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mumenye iki, nimucunguze uburyo mwatemukizwa cyane kuruta uko mwashaka views musebye itorero, munasebye abapasiteri n'abandi bagiye batandukanye. Mwirinde ubwanyu, mucunguze uburyo mwete, kuko iminsi ari mibi. Iminsi tugiye kujyamo ni iminsi igoye, ni iminsi mibi, ni iminsi isaba ko wowe ubwawe wirinde ukarinda n'icyo wamenye. Amen. Ndabizi ko ibintu ndi kuvuga bigoye, ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Bibiliya ivuze iki? Ni amagambo Yesu yavuze mu bizakozwe n'intumwa 20 umurongo waho wa 28. Yesu aravuze ngo rero, yemwe abahawe inshingano, yemwe mw'abapasitoro mwe, yemwe abayobozi ba minisiteri, yemwe baririmbyi, yemwe badiyakoni, yemwe bavuga butumwa. Bibiliya ivuze ngo nuko mwirinde cyane, murinde n'umukumbi w'Imana. Bana duhaye inshingano zo kurinda abantu b'Imana. Murinde umukumbi w'Imana ngo mwaragijwe, mwashyiriweho kuba abarinzi. Kubera yuko ubwo Kristo yavugaga amagambo, ni igihe Yesu yari ari kugira inama abayoboke be cyangwa se izi ntumwa za 12, harazibwira ngo nimwirinde, kandi n'umukumbi nabahaye kuzaragira no muzawubere maso, kubera ko ubwo ngiye kubavamo ndabizi amasega azinjira. Kamvuga iki kintu, cyewe mbona ikintu cyabiteye twarinjiriwe n'ikintu cyitwa imbaraga z'amasega. Amasega ni iki? Amasega ni iki? Amasega mu yandi magambo ni igisimba gikunda kurya. Iki ni igisimba kijya kumera nk'ubwoko bw'imbwa, kirya inyama,
kinjira mu mukumbi cyangwa se gikunda kurya intama. Izi sega turazigereranya n'abadayimoni, izi ntama z'Imana turazigereranya n'abakristo. Hanyuma aba badayimoni binjiye mu itorero kugira ngo bashake uburyo ki bayobya intama z'Imana. Aya masega ari hanze aha, ndavuga imbaraga z'abadayimoni ziri hanze aha, zinjiriye itorero ry'Imana kugeza ubwo abera b'Imana basa nk'aho bacocomewe n'izi mbaraga z'amasega. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko izi ntama nazo ubwazo abungeri baziragiraga bararangaye. Iyo umwungeri arangaye n'intama, amasega arazinjirana. Aba bungeri bafite ibibazo. Ubwo nyir'umukumbi azaza, ibi bintu ngiye kuvuga birakomeye. Uyu mukumbi w'Imana wangijwe n'amasega, Mana imbabariye mu byumve. Uyu mukumbi w'Imana wamaze kwangirika, ukaba waramaze kwinjirwa n'imbaraga z'amasega, byatewe n'uko abungeri babaye indangare. Bamaze kuba indangare, bamwe baranasinzira. Rimwe na rimwe gusinzira kw'abungeri byateje ikibazo gikomeye intama za nyir'umukumbi. Aba bungeri rero bafitanye ikibazo na nyir'umukumbi, kuko biravuze ngo yemwe muririnde ubwanyu, murinde n'umukumbi w'Imana yabahaye, kuko amasega azinjira akinjirira intama. None mbabazi, ese mwe mubona izi ntama zitaracocomewe n'umukumbi? Kubera ko mwinjiriwe n'imbaraga z'amasega, yaraje arabarya. Kubera ibisebe by'amasega yabariye, ubwanyu musubiranamo. Inkovu zirabarya, musigara muryana. Kambabwira iki kintu gikomeye, uku kuryana kwanyu byatumye Imana ijya inama. Haleluya, haleluya. Pawulo yandikira Abagalatiya arababwira ngo yemwe abera, igice cya 5 umurongo wa 15, aravuze ngo nimugirane ibibazo kubw'imbaraga z'abungeri z'amasega, mugashikurana, gushihurana cyangwa se mukagirana conflict, amakimbirane. Torero ry'Imana muri biro nyobozi mukagirana ibibazo, mu kidiyakoni hakabamo ibibazo, mu bugishumba hakabamo ibibazo, mu gipasitoro hakabamo ibibazo, mu nkururikire yemwe mu baririmbyi hakabamo ibibazo, mu bavugabutumwa hakabamo ibibazo, mu bahanuzi hakabamo ibibazo, mu bahanzi hakabamo ibibazo. Nimugirana ikintu cyitwa gushihurana, Pawulo aravuze ngo muramenye mwirinde cyane mudacocomerana. Nimunacocomerana muramenye ntimumarane. Have rekeraho mwimarana, nimurekeraho mwimarana, murapfiki. Iri torero rifite nyiraryo, ntabwo iri torero ari irya Izayi, ntabwo iri torero ari irya mushumba runaka. Iri torero rifite nyiraryo, mwimaranira mu itorero ry'Imana. Yewe Yesu we, mwimarana, muhave, murapfiki. Itorero rifite nyiraryo. Hari paruwasi imwe numvise yo mu majyaruguru, pastor yihandakaje abatiza umuntu nijoro, amaramubatiza ariko hariho systeme yo kugira ngo bamushyira ku rutonde. Uyu mupaseri abandi bamwanjamye. Rero mwimwanjama kuko nawe siwe yatewe n'imbaraga z'amasega zimwumvisha ko agomba gukora sakirira. Muri teoloji twize nta hantu nigeze numva hari umuntu ushobora kubatiza umuntu nijoro hari afite systeme. Kireka hari umupasiteri umwe nzi nawe wakoze agashya atanga ingaburo saa sita z'ijoro atanga ingaburo
atanga ingabo saa sita z'ijoro. Utu ni udushya tugenda tuberamo, ariko nubwo izo za sakirira ngo zigiye zihari, muramenye mutamarana, mwijya gucocomerana, ahubwo mushaka umuti w'ikibazo. Niko Pawulo aravuze ngo nimuntu acocomerana, muramenye mutamarana. Reka dusengera aha. Ijambo rivuze ngo kwirinda kuko bitazabura kubaho. Ibi byose nibi bizaza, utu twose ni toto, turoroshye, hazaza n'ibindi. Rero icyo musabwa ni ukwirinda kugira ngo tutamarana. Turacyari mu isi, have we mutamarana, korari mutamarana, yemwe mwa pasiteri mwe muramenye mutamarana, murekeraho. Bashumba banjye bajumbye, ibi ndabivuga ndabizi ko nkurikiranwa n'abantu benshi. Yemwe mwa bashumba mwe muramenye mutamarana, yemwe mwa pasiteri mwe muramenye mutamarana, niko Bibiliya ivuze. Baririmbyi mwicagagurana, muhave muramenye mutamarana. Imana ivuze iravuze ngo nimwirinde, ahubwo mutagenda nk'abatagira ubwenge. Imana ishaka nimucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi, mukizwe neza, mwirinde cyane igisa nacyo. Kristo agiye kuza gutwara itorero, Mwuka Wera nabaha umugisha, kandi mwakoze kuntega amatwi. Narimvuze iki? Narimvuze ngo Mwuka Wera nabagenderere, yongera abigishe gusubira ku rufatiro rwa Kristo. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Wari udusabye ikintu gikomeye, ariko kandi kiranoroshye. Kwirinda ni amahitamo y'umuntu, kandi nanone gukora ibyaha ni amahitamo y'umuntu. Ndasenze kugira ngo uturinde guhitamo gukora ibyaha, ahubwo uduhe imbaraga zidushoboza gukiranuka. Abashumba ndabasengeye, nirukanye umwuka wo kuryana, gucagagurana, umwuka w'umwiryane mu itorero rya ADEPR ndawirukanye. Umwuka w'amasega yinje ndawirukanye kati kwa Kinara Yesu. Umwuka w'insesezi zaseseye rwihishwa ndazisohoye mu kwizera. Umwuka w'abadayimoni utuma itorero ry'Imana rihoramo imivurungano, buri mbaraga yose ibyihishe inyuma nyitesheje agaciro, ndasohoye mu kwizera. Hari ibintu nkuyeho, narimvuze ngo Mwami nugira ibyo urema, kuko uri nyiri itorero kandi uribereye maso. Turakwakiriye mu mitima yacu. Warambwiye ejo urambwira ngo ugiye kudusura, tukwakire nk'umushyitsi mukuru. Mushyitsi mukuru rero, you are welcome. Turagushimiye kuko uri Imana igiye kubana n'abantu bawe, kandi ukagira icyo ukora cyitwa reforme. Tugushimiye ko hari reforme yawe ugiye gukora kugira ngo abantu b'Imana batakomeza kuribwa n'amasega. Twirukanye imbaraga z'amasega mu izina rya Yesu, ahubwo twemere Umwuka Wera bari batuyobora. Urakoze ko wabanye nanjye, Mwuka w'Imana abane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye kandi Imana ibahe umugisha. Ntimukabure umugisha w'Imana. Ndabakunda. Reka mvuge ngo Astra Vista. Astra Vista biravuze ngo nahejo cyangwa see you. Murakoze. Amen.